Ese ndabasuhuje bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose, wowe uri mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, aho uherereye hose mu mpande z'isi yose, ndabasuhuje. Mwebwe rero mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, aya makuru ni ayanyu. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri update 3. Uyu munsi mbona abapayona mwese mwari mukeneye. Yes, payoners, uyu ni umunsi mwiza cyane wo kugira ngo umenye ibintu byinshi cyane nawe wari ukeneye kuri uyu munsi. Hano rero dufite update 3 tugiye kuganira. Update ya mbere tugiye kureba igiciro uyu munsi uko gihagaze ku ma exchange. Update ya kabiri turareba deadline y'uku kwezi kwa kabiri uko ihagaze. Hanyuma turaza kurangira tureba amatangazo twahawe na Pi Network ari ku rukuta rwa X. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukurikira witonze, ntiwihutishe kugira ngo utagira amakuru na makeya ucikanwa. Jewe ugiye kubagezaho amakuru nk'uko bisanzwe ni Flex, channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze aho muherereye hose, nongera kubwira abantu bashyashya ko ari ikaze mu muryango wa P-Mining TV. Murisanga, icyo musabwa nta kindi ni ugukanda subscribe, ukanda no kunzogera kugira ngo nawe winjire mu muryango nyirizina, ikiganiro cyose kinyuze kuri P-Mining TV nawe kijye kikugeraho igihe. Yes rero nawe wamaze gukanda subscribe, ukanda like, usharinge kino kiganiro, wandike muri comment kugira ngo twereke yuko turi kumwe. Aho ubona bigenda neza urandika udushimira, aho bigenda nabi wandike uvuga ati bino ntibigenda neza. Icyo usabwa ni ukugira ngo uyu muyoboro utugezaho amakuru ya Pi Network ugende neza. Mugerageze rwose mujye mwandika aho mubona bitagenda neza. Yes, amakuru yacu rero reka tuyatangire ku ma exchange tureba uko igiciro gihagaze cya Pi Network. Nakubwira ngo rero wowe warangije kumenya Pi Network, wanyuze mu nzira nziza, ni inzira idahinduka, komereza aho ngaho. Ati kubera iki? Payoners, urabizi neza yuko tumaze iminsi 7 Pi igiye ku masoko. Pi uri muyikoresha uko ubishaka. Pi yatangiriye hagati ya 0.6 n'amadolari 2. Ariko uyu munsi murareba aho igiciro kigeze. Yaje kumanukaho gato yayikubita kuri 0 irazamuka ikubita kuri 1 none hakanya. Nujya kuri exchange runaka urasanga Pi ihagaze ku madolari 2.96. Ibi rero biravuga iki? Biragaragaza iki? Biragaragaza yuko umuntu wese wamenye Pi ari mu nzira nziza, kuko igiciro cya Pi kirimo kirazamuka cyane kandi ku bwinshi. Ahangaha murabizi yuko Pi ari unstable. Akanya ntibyagutangaza ugiye kuri exchange ubu turimo tuvugana ugasanga igiciro tayari cyageze ku madolari 3. Cyemwe kimwe ugasanga kigabanutseho ibice. Aha rero Pi iragaragaza yuko byanga byakunda igiciro kirazamuka, turamara umwaka GCV irimo ikora neza. Mwibuka yuko ku itariki 14 hari ikintu gikomeye. Muri ibyo bintu bikomeye rero mwitege yuko hashobora no gutangazwa igiciro cya Pi. Mwitege yuko igiciro cya Pi gishobora gutangazwa. Murabizi ko kitarajya ku mugaragaro. Ni ibiciro tureba, ni ibiciro ama exchange yumvikanaho agashyiraho. Payoners rero, payoners, wowe ufite Pi zawe kuri available balance, gerageza uzirinde, ugerageze ubike uzigame, kuko uko byagenda kose Pi izaguhindura umuntu nawe utari witeze kuzabawe. Akanya urugero, niba wifitiye Pi zawe 200, uramutse n'ubundi uzivunjishije zakubera inzira nziza.
ariko noneho kugira ngo ube umumiliyoneri payi zawe zizigame, kuko mu minsi iri imbere payi iraba igeze ku madolari arenga 100. uko tureba kino giciro kizamuka, amadolari 100 aragerwaho mu gihe gitoya. Mu gihe igiciro cya payi taratangazwa, ano mayigize change akaba ari makora, ko byagenda kose igiciro kirazamuka. Yes, twihuta cyane rero, nubwo tubona amakuru y'igiciro ari meza, ariko mwibuke yuko muri iyi minsi twari dufite deadline. Dufite deadline y'uko kwezi kwa kabiri itubwira yuko hari payi tuzarosinga. Mu gihe tutujuje ibisabwa hari payi tuzarosinga. Aha rero nk'abapayona ejo ntibibatangaze, kuko akanya kuri iyi deadline twari dufite dusigaje amasaha 20 n'iminota 22 n'amasegonda 28 ubu tuvugana. Aha rero ejo mu gatondo dushobora gusanga dufite indi update itwereka yuko deadline twari dufite yarangiye. Wowe rero ejo nujya kuri dashboard ugasanga payi zawe zagabanutse, ntuzagire impungenge. Ahangaha wibuke yuko ufite abantu muri security cycle batigeje barangiza mainnet checklist, n'abazirangije bakaba wenda hari ibibazo bagiye bagera muri account zabo, abandi bakaba baravuye mu mushinga batakimayininga. Abo bose bonus bakuyeho zizatakara. Ahubwo genda avuga ati iyi deadline iramutse irangiye, abantu noneho abapayoners mwese mwahita noneho mubona uko mutangira kubarira umutungo wanyu, kuko ubu ngubu nimba ufite payi 209 harimo payi zipfabusa. Izi rero nizivamo noneho jewe nzatangira kuvuga ngo payi zanjye nyirizina ni izi ngizi, izo ngiye gupangira. Aha rero iyi deadline nirangira, payoners murabizi turatakaza payi. Akanya ni wabara ko urabizi yuko ufitemo payi zitari zawe, uko byagenda kose zishobora gutakara. Yes, aha rero ntabwo nahavugaho byinshi cyane kuko amakuru turayamenyereye, turayazi. Igisabwa ni ukwitega update wenda tuzahabwa ejo nyuma y'iyi deadline isigaje amasaha 20. Twihute cyane rero tujye kureba itangazo twahawe na Pi Network dusanga ku rukuta rwa X. Pi Network yadutangarije andi makuru kuri X agira ati aya makuru ntaramaraho isaha, cyakora hunyarebeye mbonye yarafite iminota 25. Ubu nguza kujya harasanga wenda arimo yikoza ku isaha gutyo. Hanyuma rero amakuru baduhaye baravuga bati as Airwise pioneer developer and businesser are invited to collaborate activity driving innovation and assure that Pi Network remain sustainable, distribute and robust community. How are you contributing to Pi Network now that Open Network has launched? Yes, amakuru rero ni meza cyane, aho batubwiye ngo nk'abapayoners, abadeveloper ndetse n'abantu n'abacuruzi, murabizi ko Open Network yafunguwe ku mugaragaro. Iki wakora kugira ngo ukomeze uteze imbere Pi Network? Yes, aya makuru rero uko byagenda kose abantu bumva ikinyarwanda ntago nigeze mbarenza ingohe. Nagerageje uko nshoboye kugira ngo nyatranslating mu rurimi bumva. Nawe rero ntugire ngo nakwibagiwe, reka twumve uko abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda uko aya makuru yatubwiye. Turatangira tuvuga ngo batangiye bavuga ngo ubu ni ubutumwa bugaragaza Pi Network. Batangiye tuvuga ngo nk'ibisanzwe
abatekinisiye ndetse n'abacuruzi barahamagarirwa gukorana byimbitse mu guteza imbere udushya twemeza ko Pi Network ikomeza kuba urubuga rukomeye. Yes. Rusakaye kandi rurambye. Noneho ko Open Network yatangijwe ni gute uri gutanga umusanzu wawe muri Pi Network. Yes. Ubu niko ubutumwa urimo butubwira mu Kinyarwanda. Batangiye bavuga ngo abacuruzi aba pioneers ndetse namwe ba developer murahamagariwe guteza imbere Pi Network. Ese urayiteza gute imbere? Ni utuhe dushya uri muzana muri Pi Network kugira ngo ikomeze ishyire imbaraga, kugira ngo ikomeze izamuke, kugira ngo ikomeze itere imbere? Murabizi yuko kugira ngo Pi Network igire imbaraga nuko mwebwe muri uyu mushinga wa Pi Network mushyiramo imbaraga kugira ngo ikomeze izamuke. Ndetse n'iki giciro kugira ngo kizamuke nuko Pi Network igira aba members benshi ndetse ikagira n'udushya twinshi cyane turimo tuza muri uyu mushinga. Aha rero babigarutseho bongera kubibutsa kugira ngo mugire icyo mukora nk'abapayona kugira ngo Pi Network ikomeze igire imbaraga kandi ikomeze izamuke ikure mu ruhando rw'amakryptocurrency. Aha hari amakuru nigeze gusoma Kim yavuzeho avuga ngo Pi yamaze kujya ku rutonde rw'amakryptocurrency 10 ya mbere afite imbaraga. Wumve yuko rero nimba Pi irimo izamuka ikaba iri mu makrypto ya mbere, urumva yuko Pi imaze kwandika amateka. Ko byagenda kose Pi tuzashiduka ahubwo ari ya mbere mu makryptocurrency yose yabaye ku isi. Tudashidikanyije rero cyangwa ngo tuvuge kuri byinshi kuri uyu mushinga, n'amaso araduhereza. Nta cryptocurrency n'imwe igeze itangira kuri iki giciro Pi Network itangiriyeho. Bitcoin iri mu madolari 100,000 yatangiriye kuri 0.008. Ethereum itangira kuri 0.31. Urumva rero Pi Network yatangiriye ku giciro cyiza, ni nayo mpamvu Pi ishobora kuzagira umusaruro mwiza cyane mu bayimenye. Ndabashimiye rero mwebwe muba mwakomeje gukurikira uyu muyoboro wacu, bashishikariza gushyira mu bikorwa inama mukuye mu makuru mukuye muri iki kiganiro. Bye bye.